Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza bakurikiye Karegeya Marpano, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Twongeye kubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho, twabemereye kujya tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kandi kubana na Karegeya Jean Baptiste kuri kamera kugira ngo tugire byinshi tuganira. Ndamwakiriye muhaye ikaze. Wakoze cyane Jaras, nanjye ngushimire kandi nshimira abadukurikiye. Yego. Bafite umwete n'umurava mu gukurikira ibiganiro byacu. Yego. Nabo gushimirwa kandi turabyishimira cyane. Abo duhura physically, abo duhura online, nabo tutarahura. Yego. Bose ndabashima kuko nabakamaro. Yego. Yes. Reka tubonero gushimira Urban Hotel iwe yaduhaye ahantu heza ho gukorera cyane. Rwose ubwo uvuze no guhura n'abantu nibuka ko hari n'umufana. Ejo hari umufana nuko nanje mu kiganiro yahise burya yahise antumira kuri lunch. Yego. Asanga nje mu kiganiro hanyuma nkivuyemo nanjye njya kuri lunch yanjye nari nabikubwiye ko nari niriwe ntegurira abana ubwo bategurira nanjye nitegurira. Yes, hanyuma ni mugoroba twaje gupanga sanga yasohokeye kure yaho ndi ariko nyine n'umufana mwiza tubanye n'abafana neza rwose. Iyi mihanda kuri yicano nta muntu turasakirana nabi kandi nta nibyo nifuza, nta nibishoboka. Nta nibishoboka ngewe ndi umunyamahoro. Mfite ibyo niyemeje kugeraho no kugeza ku banyarwanda. Nzi neza ko igihe tuzava muri uno mubiri bimwe mu byo tuzabazwa n'ibyo twamariye abandi rwose. Twamariye abandi iyo ugerageje kwigisha twigishije abana, twigisha abakuze. Ubu rero turacyari muri gahunda yo kwigisha noneho abarenze gukura. Ntabwo n'ubundi buryo bwo gufasha abantu, kwinforma, gufasha abantu kugira icyo biyungura mu bwenge. Icyo rero nicyo nibyo nzavuga. Nibyo nzavuga ko ntekereza ko muri info habamo na education. Yes, education no kwinforma. I department ntagira iwanjye ni yayindi nyine. Ize ebyiri sava quantitaining buriya ngewe ngira logique yanjye. Pratiquement ntabwo mbona ko abanyarwanda bakeneye iyo ntuza cyane. Nubwo hari inzego hari ibindi bigo n'abanyamakuru babyitangiye n'abandi, ngewe ntago impamvu ntabihitamo nuko rwose ntago mbona ko bikenewe cyane. Cyokora nibakore hariya barasanire kuri ruhembe, nanjye nzarasanira ku rwa education na information. Hanyuma ko entertaininga buriya ni nko kuruhura, ariko se uruhura utarushye bisaba ngo umuntu yakoze yatekereje noneho nyuma aruhuke. Abone kuruhuka. Ubwo no kuvuga ngo byose biruzuzanya. Abo muri ariko entertainment natwe haruhuka warushye. Iyo 90% bibaye kuruhuka oya biba ari bibi. Byabaye bibi. Babyazabi. Babyahindutse ubunebwe. Ariko nanone 90% bibaye kwedika no kugira uwo muntu koko abananiwe. Bisaba rero ngo byose dusenyera umuguzi tugira aho duhurira. Twubaka umunyarwanda. Nibyo rero kandi reka twanzike tujye mu kiganiro nyirizina nkuko bivuga uti twebwe hano tuba tugira ngo tunigishe tunihugure tunagira ibyo tumenya. Ni byinshi biba bihari ariko uyu munsi nifuje ko tuganira kubera ko iki kintu cyangwa se iyi ngingo twayiganiyeho mu bihe bitandukanye. Ni ingingo ijyanye na yellow paper ndabivuga gutyo. Yego. Nubwo bwose kuri no nshuro noneho umukuru w'igihugu yigereye kuri tele nayo ni yindi yellow paper nayo nabikubwiye. Nabwo hazaza green, haze white, bibaye ngombwa ko yihagurukira. Asante sana. Amagambo yabwiye abavuga rikijyana bo mu majyaruguru basaga 700 iriya ni yindi pepa. Iriya ni yindi pepa itari hard, iri soft sibyo. Iriya ni pepa komeza cyane ko n'izindi nazo zagiye zishyinwaho n'ubundi n'umukuru w'igihugu. Nkurikije ibyo yavuze hari n'izindi zizaza ariko sinzi ibara ryazo. Yego. Ubwo ni naho ngira ngo nyine tuze kuba turi cyane cyane wenda ntabwo tugiye gusesengura ijambo ry'umukuru w'igihugu ariko hari ibyo yavuze n'ubundi tutarenze ingohe bifite aho bihurira na case imaze igihe. Ni case nari ntangiye mvuga nti yaje muri yellow paper nkuko bivuga uti hajemo na za green paper na white paper n'izindi paper z'ubundi buryo. Nyuma yaho minister aragenda arakampinga rwose aravuga ati nanjye naje aha nyuma y'igihe nubwo ariho mvuka ariko byabaye nkuko mpaza. President harya arije abayita ngo iki
silver hari na za silver pepper silver pepper zo ku maboko na silver pepper ziri ariko ye ibikomo si silver komeza nari nkurogoye ubwo niho ngira ngo tuze kwibanda cyane tugaruka n'ubundi kuri no case y'abitwa abakono cyangwa se n'ubundi niko yaje yitwa case n'abakono ni amajyaruguru muri rusange kuko by the way ni n'amajyaruguru ko nabonye kuri n'ibyo watubwiye mu kiganiro byongeye kugarukwaho iby'ibimina ibiki byose byavuzwe kuva kesi y'abakono yagira uribuka ko musabye Imana yavuze ati isigaye nibera mu majyaruguru ni iwabo yarahayoboye yabaye meya aba guverineri ubu ni ministre ajyayo yarahakuriye urabyumva icyo ubwacyo ni ikindi kimenyetso ntabwo yagiye kuba ko atahazi nta n'igihe ari atazi urabyumva kandi dosiye y'abakono ikavugwamo uwo yasimbuye uri kubyumva ariko noneho umukuru w'igihugu yihagurukiye ibyo abakono bikimara kuvugwa by the way byabereye Musanze mu Kinigi aza guhura nk'uko abivuga n'abo yabonanye nabo bagatabazi bahise abagiye muri iriya nama nyuma yo kubivuganaho n'umukuru w'ingabo yego ngo amubwira ko abasivile yego atabasivile simbashinzwe ufite yabisobanuye ati ikibazo cy'abakono ukuntu nakimenye twahereye hagati ati ko nakimenye naje kumenya ko chef d'état major yambwiye ko hari abakoroneri 4 yafunze kubera ko bagiye mu nama yo kwimika umutware w'abakono muri abo bakoroneri harimo utangaje wari mu butumwa hanze y'igihugu ariko asaba uruhushya ahimba impamvu kugira ngo aze mu nama y'abakono urumva inama ituma umuntu ava mu butumwa yohejwemo bw'akazi agatega indege aje mu bundi mvuga ngo afite ubwo kuko n'uburuta ubwo herari ubutumwa baburutanwe yego nyine ubwo yaburutishije ubwo yararimo niko bivuga ubwo deja n'utuma nyine uwamutumye hanze ubwo yavuyemo uwamutumye mu bwo yavuyemo ubwo yaje muri bwo buruta ubwo yararimo niko twabivuga hanyuma Perezida wa Repubulika akavuga ati namubwiye ati nabwiye chef d'état major ati abo ubwo bafunze ati se hanyuma abasivile barimo ati nkaho chef d'état major yamubwiye ati abasivile simbashinzwe aramubwiye ati rero ati abo bandekere ngiye nshinzwe bose niko kubonana bagatabaza niko kubonana na bariya ariko ibiganiro bagiranye ntago byagiye hanze twabimenye uko gatabaza yise avuga ati nyakubahwa watugiriye inama waduhaye imbabazi twahindutse niko nabivuga nyuma yaho nibwo habaye ya nama yo kuri 23 twashize ibyumweru 2 bitangira kumenyekana icyo gihe nakazoza afata ijambo wari watowe wimitswe nk'umutware w'abakono so rero aho bitandukaniye n'icyo ushaka kubwira twaganiye kuri yero paper ya mbere tuganira ku ya kabiri tuganira ku guhindurwa rya guverineri tuganira kuri ibyo byose tuganira ku bakonya tuganira ku biki ariko ntitwigeze tubona umukuru w'igihugu avuga kuri bira bintu kuko iriya nama yo kuri 23 ntiyari ahari yari ayirimo yohereje intumwa n'ubwa mbere hari vice chairman w'umuryango hakaba n'umujyanama mu bya gisirikare uyu munsi rero nako kuri uyu wa gatanu nubwo hari undi muhango wari wamujyanye ariko urugendo rwe rwavuyemo ibikorwa bibiri yavuye inkumba gusoza itorero indangamirwa hanyuma ahura n'abavuga arikijyana bo muri majyaruguru n'uturere dutatu tw'uburengerazuba arabaganiriza sinavuga ngo bashashe inzobe kubera ko turaza kubigarukaho mu gitifu wa Kimonyi nawe waje kuvuga ibindi tutari tuzi ariko byari ngombwa nibwo twari tubonye ouvertement position y'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'umuryango FPR hanyuma impamvu nakubwiye ngo saba kono gusa ahubwo ni ikibazo cy'amajyaruguru abakono nta handi bataba ntaho bataba ariko intara y'amajyaruguru isa naho iri special intara y'amajyaruguru ndaza kuyivugaho by'umwihariko byihariye intara y'amajyaruguru imaze kugira aba ministre b'intebe babiri bayikomokamo
uyu uriho Dr Edouard Ngirente na Pierre Damien Habumuremyi imaze kugira abaminisitiri ba Minaroke babiri Musabyimana uyu uriho na Gatabazi wamubanjirije urabyumva imaze kugira aba vice chairman b'umuryango babiri yego uyu uriho w'umudamu n'uwamubanjirije Christophe Basivamo uri kunyumva nuvuga ngo iyo ntara yakabaye ivuga imyato ariko nze kwigarukaho nanjye by the way niyo mvukamo nta uhishi wabo kandi nditonda ku magambo ariko hari ibintu bitatu oya havutse n'abandi benshi cyane ibyo nta kibazo ndakoresha amagambo eida kubembereza eida kurera abajeyi cyangwa se kuyikanga sinzi kuko ibintu bikorerwa intara y'amajyaruguru ari nabyo bivamo ibituri kubamo byubatswe abantu barebera nibwo ikiganiro cya mbere navuze cy'ubushize nakubwiye ngo twarangaye ariko dushobora kurangara ku bwende kuko niyo ntara itarayorwa n'umuntu utayivukamo byaba biterwa n'iki ese buriye ariko turebye guhera kuri Rucago kugeza uyu munsi byaba biterwa n'iki ushobora gusanga hari umuntu wagiye akavuga ati iriya ntara iragoye n'abaturage bayo baragoye cyane cyane nko ku gihe cya Rucago hariho n'abacengeza akavuga ati iyi ntambara kwirwana bisaba ko umuyobozi abavuka hano bakamwibonamo ariko siko bigomba guhora niba cyangwa se abandi bakajya gufatira ntaka akavuga ati ngewe ndahavuka birashoboka bivuga ko ari nkuwa za Nyakinama hafi yari yereke atabaye ruwaho bwaba ari ubwa mbere nabwo yagiye yari uko zamaze guturujyana ngira ngo buriya uyu we kumushyiraho ntago barebye kuhavuka barebye ibyo yize bareba ministeri yakoragamo yego uranyumva n'igikenewe cyane hari ntago ari umunyapolitike nubwo wagiye ku munyapolitike ubundi yari umushakashatsi yego niyo yaba atahavuka byo umuntu yareba kuko misiyo ye daborose ntago ari kuvuga ngo hari abantu banyiyumvamo ariko abandi ushobora gusanga bavuga ngo ngewe mfite yitsinda rinyiyumvamo kuriyobora bizoroha ababyumvise nabo bakavuga ati okay ibyo rero nukurera abajeyi kuko umutsinda cyakajya kuyobora intara y'Iburasirazuba nta hantu yigeze avuga ngo mfite igitsi navuka muri Kigali nta hantu yigeze avuga ngo mfite y'abantu ngo bazamfasha kuyobora yayobora nkuko yayoboye umujyi wa Kigali Mureshya Nkwano ajya kuyobora amajyepfo ntabwo yigeze avuga ati mfiteyo abantu bazamfasha ndahavuka cyangwa mfite ni inshingano Munyentwari Memushozi cyangwa se uyu uri mu burengerazuba ntekereza ko utararenga kuri icyo kintu Karegeya icyo kintu kijyanye n'icyo kintu gishobora no gutera izindi feelings ku muntu uyobora ahantu cyane yego kuba havuka haragenda nyine ibyo afiringa nk'umutegetsi cyane urumva babandi abafite amaboko wabyumva hasanganywa amatsinda kandi niyahindukamo udutsiko ariko nta kigaragaza ko aribo bayobora neza kuvuga ngo kuyobora iwanyu ushobora kuyobora neza cyangwa se ukayobora nabi ariko abagiye bayobora hatari iwabo ntibivuga ko bayoboye nabi urabona Gasana yavuye mu majyepfo ajya Iburasirazuba Munyentwari ava mu majyepfo ajya Iburengerazuba ntacyo byishe Mutsinda cyakava mu mujyi wa Kigali ajya Iburasirazuba nta kibazo rero iyo kuvuga rero ngo intara iyobowe ityo umuntu wese arajya kuyobora yitwaje ngo ndahakomoka kuhakomoka n'uvuga ngo ntacyo azahindura kuba hari kuko nawe agiye ari nkabo mu gihe abandi ugiye mu yindi ntara atavukamo ajyana gahunda ntavuga ngo ndasanga ibi ariko hariya ni ukubasanga uko bari bate sasa bari bate twongeye dutera imetero ku ntara y'amajyaruguru muri 90 mbere ya 2000 igihe cy'intambara y'abacengezi duhera 94 abantu batahuka nanjye niho nabaga yego 94 abantu batahuka abari bafite inkomoko abafitanye amasano na leta yabanje bari bahunze yego hanyuma Musanze iturwa n'abantu bo bahungutse bazanye n'inkotanyi barimo abagogwe barimo nabo bakono babandi bahunze baza kugaruka nyuma y'intambara y'abacengezi cyangwa mu ntambara y'abacengezi Rucagu ayobora iyo ntara icyo gihe byari ngombwa kuvuga ngo yaravugaga bakamwumva byesuri nk'uhavuka bakumva ariko twakumye muri iyo Rucagu asimburwa na bose ni bamwe asimburwa na Gataba uyu ministre
uyu uriho wa Minaro Musabyimana, nyuma haza Gatabazi, biguma muri uwo mujyo, bisa naho bikomeza kwa kundi, babyumva. Hanyuma ubwo babakono nabo niyo mpamvu bo nta muyobozi w'intara bigeze babona. Ubwo urumva igihe cyose hayoboraga babandi bahahoze mbere. Abaturage bagenda baba, urumva imyaka 20 irenga, byahereye mu babyeyi bahungutse ariko barabyara. Umuntu wahungutse muri 1996 na 7 afite umwana w'imyaka 5, uwo mwana w'imyaka 5 bagize ingahe? 30 irarenga. Abo sibo bari gukira igiti faranga, sibo bakoze, sibo bari biki cyane. Hanyuma rero amabroke agenda avuka gutyo, bamwe bagira amafaranga, abandi bagira ubwenge, bakora akazi, abandi birwanaho. Ibyo bimina rero byagiye bivuka, ari ibyo mu Kidaho, ari ibya Butaro, ari iby'abakonya, byagiye bivuka kenshi bishingiye ku iki? Bishingiye kuko kuntu baje basanga, bahungutse bahasanga abandi, abagogwe n'abakono, nabo bagashaka bafite yabo block, n'abandi babandi batanga abaguverineri nabo bakora yabo block. Buriya nuko nta investigation turakora, ariko iby'amasoko byo biravugwa ko kazoza n'abandi mu masoko bari bo gusa. Ariko reka tujye wenda ushobora gusanga mu mabanki byaruko, kuko urunguze rwa Butaro na Kidaho ushobora kuba rwari rushingiye ku kuba batarabonaga serivisi zo mu mabanki, bikeneye yindi investigation. Ahubwo se kuri icyo kintu utararengaho, kuri icyo kintu n'ubundi ko ndi kumva kiri related n'udutsiko, ikintu gisa nk'udutsiko twari mu majyaruguru, kuko ndabona ni nacyo kintu kinini gifite imbaraga cyane, si byose? Yes. Abakono n'akantu gato paraporo y'uko amajyaruguru bakaba nk'abo aribo bagaragaje imbarutso y'uko udutsiko duhari. Ariko turebe strongness, how strong abakono bari ku buryo, kuko mu kiganiro twakoranye uravuga uti na coup d'etat hano yavuga. Iyo terime sinzi narayikoresheje kuko je dois peser memo, ariko ikigaragara reka turebe kubyita tubyihorere, abadukurikiye bazamenye uko babyita. Niko byara umuntu agutwaye abakoroneri 4, akagutwara abanyemari 600 batunze hejuru ya miliyoni 10, 600 batunze hejuru ya miliyoni 100, ahubwo ngira 100 tubare 10 yego, akagutwara gitifu w'intara, abanyapolitiki gitifu w'intara na vice mayor w'akarere, akagutwara vice presidente w'inteko wa Sena, akagutwara uwahoze ari ministre umunyapolitiki ukomeye, akagutwara abakozi b'akarere, intitara zijyanye. Ubundi wenda reka ndekeraho babanyemari 600 babanyamafaranga, ubundi ibindi byose birashoboka, kuko amafaranga kuvuga iyo hari amafaranga ibindi byose birashoboka. Iyo hari abantu bafite ayo mafaranga bishyize hamwe, yaba guhindura gahunda yaje, gira inka bashobora kuyihindura, gira inyana bashobora no guhindura ibyapa byo mu muhanda, kubera ko hari ubuhamya. Ubise ubwo buhamya bwagira inka Rucago yayivuze Inyanza, ariko bira n'ugutebya, ni amagambo mu bukwe byo biragira. Bazi ko n'ibyiciro bari batangiye kujya bavuga ati uri mu cyiciro cya kangahe mbere yuko tuguha umugeni. Ariko noneho imbaraga zituma abantu ntibitabira amabanki barajya mu runguzi. Beneri urunguze n'icyaha kuri Beneri, ariko bikaba birakura kuko twarabyandikaga, imyaka iraba, babyumva bifite ababishyigikiye batuma Beneri idatuga igitoroshi. Si sawa? Already ubwo bamaze guhindura politike monetaire y'igihugu, si byose amafaranga abantu ku bandi. Ejo bundi hagaragaye n'abandi inzangano zisanzwe, umwe agahinga, undi akaragira, undi akagwemo inzangano, umwe agatema amatungo, undi akaragira imyaka. Mbere yaho Musabyimana yari yavuze ukuntu bamwe bikemura n'ibibazo, imanza zikaba hagati yabo, ubwo inkiko zaciwe amazi. Nicyo nakubwiraga, guca amazi gahunda za leta, bakicira imanza, bakipangira irondo, umutekano barareba uwabo, bijye mu mafaranga, ibana ibintu birakura. Ari nabyo ejo Musabyimana we mu ijambo yavuze ati byabaye tureba ajya kubahwa, dusabye imbabazi pe. Nta muntu
urengeje imyaka 30 uri mu ntara y'amajyaruguru utaruzi ko kira kintu gihari none wabaye umuyobozi we yarakirebereye hanyuma rero aho bikomereye ejo kintu cyajemo mudamu niba yitwa Godance gitifu wa Kimonyi aravuga ati njyewe mu murenge wanjye harimo udutsiko 20 kanimage umurenge umwe udutsiko abadogo abareme abakwenya abarera donc byose ngo bitangira byitwa ki ibimina ariko uwo n'igitifu wabyivugiye kandi ubwo yarabibonaga nayo yarabuze aho binyuza kuki yabuze aho binyuza yarebaga uwarega ari we regera kubera iki yabonaga abamukuriye babishyikiye nese yari kwitura rucyahana mwese wagiye mu nama y'abakono yari kwitura Katabazi se wahawe inka n'abakono yari kubitura musabye Imana se wenda ari muri ibyo bimina niba atari mu cyabutara ari mu cyakidaho uwo mugitifu yabivuze ari uko umukuru w'igihugu hageze ati icyo si ikibazo bimina 20 nta kibazo ariko bishingiye ku mwoko arangije ati bashyiraho amategeko ku buryo yacu iyagonganye na yabo badufatana ibyemezo iryo jambo yarivuze none se ubwo nta jambo kudeta nkoresheje ariko izo metero ubwazo zirakubwira iki gitifu yavuze ngo badufatana ibyemezo bibabije zivugize donc gitifu ntiyayoboraga ayo matsinda utwo dutsiko uri kumva byari bigeze ngewe icyo mbona muri bino bintu no kuvuga uti tuzatuguha gahunda none ntuzana gahunda tutumva nuvuga ngo wabaho utabaho twe tuzabaho nuvuga ngo udutsiko twari tubaze kugira imbaraga ku buryo tutagendera ku byo gitifu avuze yavuga ati uyu munsi turubakira umukecuru w'incike akavuga ati no twebwe turajya kuzibura umuferege hakemerwa icyabo umuferege aruru kuzibyo byaba ari rero ubuyobozi baba bugihari icyo nicyo bishaka kuvuga icyo nemera ubushize nigeze kukubwira kubijyanye n'intuzana n'inama y'abakono by the way hari umuntu wangiriye n'inama nubwo bitapfa gushoboka abakono baravuzwe cyane ariko babaye ikimenyetso cy'uko hari ibindi bibazo yego Minubumwe igomba gushyiramo imbaraga nuriya mu guverineri n'ahandi nuko yambwiye ati abakono nabo bari marginalize kuko baravugwa cyane mu gihe uriya munsi bari bafite ishema ariko inshuro bamaze kuvugwa nabo basa naho bafite ipfunwe barimo kuvuga ati twakoze dega ariko batumye ibintu bimenyekana nta wakabarebye n'abahubwo batumye ibindi bijya hanze nose ayo batsiko abo bantuza utwo dutsiko two muri Kimonyi kari kuzamenyekana ariko wibuka ko yanavuze ko no ku muturanyi we burera abakiga n'abarera urumva noneho rero ngewe uko mbibona inzira nebyiri kuko ibintu bibiri bishoboka inzego zishobora kuba zararangaye cyangwa zikirangaza zikirengagiza oya zikirangaza zikaba batereka turebe ko byaba cyo kirashoboka ubwo kugira ngo umve ngo igikorwa nka kira kirateguwe kigeze kuri finale hari zari zibizi ariko nanone zishobora kurangara kubera ko zigizwe n'abantu bashyikiye kira kintu ugasanga ukirwanya yari nk'umwe cyangwa ari urwego ruri hejuru ariko rutuma nese niba gitifu abirimo gitifu intara birimo vice mayor affaire économique abirimo usabwa uburenganzira nibyo babajije nduza ngo vice mayor ati nari nzi ku burenganzira uruhushya rwatanga kandi ari ngurutanga urumva abo rero ntibashobora kuba bakumira ko amakuru agera ahandi nibyo rero chef d'état major yahamagaye umukuru w'igihugu akamubwira ati hari abasirikare bakuru nafunze kubera ko ibintu barimo numvise bidasobanutse yego agashyiramo n'uriya wavuye mu butumwa yavuye mu bwo twamwoherejemo aza mu bw'abakono ntamutinya biriya fenomene yose rega sinkubeshye ni uko umuntu aba yanga kugira ngo abantu bagire ngo arakabya njyewe nakubeshye iyi leta imyaka imaze 29 iyi nyuma usibye ariko manza n'ubushirane usibye intambara y'abacengezi iyi case iri muri zi challenging ino leta kandi uburyo igihe yubatswe bizayifata undi mwanya ujya kungana nk'ibyo biriya byubatswe gupanga kugeza bigeze rero none se ko turi guhagarara n'abakono bigiriye bikoreye iyo nama bakimika umutware wabo abahari bagicecetse
abari bagicecetse. Icya kabiri ujye wumva ngo umuntu nayo nkubwiye umuntu wagutwaye abo banyamafaranga n'izo ntiti nabo basirikare n'ikindi ashobora kugitekereza. Umuntu uhamagaza abasirikare abakoroneri bane bakitaba banabajije ntuza IGP atariko abapolisi ntabari bahari ati bose baba bakurikije ubwoko bwabo. Urabyumva aho biba bigeze iyo abo bantu abafite ukagiramo n'amafaranga ku gihugu gifite wenda n'abandi bantu batakifuriza neza bari imbere cyangwa bari hanze. Kandi urabizi ko umwanzi w'umwanzi wawe yego abishuti yawe yego abanzi babiri bishize hamwe bakaba inshuti umwanzi agasigara ari umwe ni danje bahita bari bibi cyane. Ndabizi kubivuga nicyo kibazo ariko kuba bihari abanzi bawe babiri bihuje bihuje abanzi bawe babiri batuye haruguru yawe bakohereza imivu y'amazi imivu iva mu bikoni byabo yose izi wawe iyo nzu yawe yabikoze muri beto ya 5 ubwo yamara kangahe. Perezida yakoresheje imvugo ngo murakina n'amakara. Yababwiye ngo barakina n'amakara ashobora kubotsa. Izo ni za Europe ubwo none hajya zaza pepa z'umuriro. Ukomeza gukina nari amakara. Nyine ni umukuru w'igihugu nyine yabivuze kibyeyi ubundi agomba kuvuga umuriro. Kuko amakara yose ntago aba yaka. Niba yakotsa yamaze kuba umuriro nta kira amakara. Ntago nkosora abakuru. We yabyoroheje ariko ni umuriro. Ariko kubikarifiya gutyo bishatse kuvuga ngo si byo gukerensa. Urumva si byo gukerensa. Ari naho yageze akoresha tele bavuga ati mu bikosore ni mutabikosora abarimo bazahura n'ibyago. Mu mvugo yoroheje ariko cyari kibazo. Bivuze ngo byubatswe igihe kinini abantu bakagenda bakajya mu byabo nibyo yavugaga. Hari indi mvugo yakoresheje nayo natinzeho nanjye ya indi avuga ati mugomba kwitonda. avuga rikijyana. Okay avuga rikijyana yababwiye ngo harya ngo nabavuga rikumvikana cyane abavuga rikijyana ati rero mugomba kwitonda cyangwa se babitondere kubera ko niba uvuga rikijyana ntuvuge. Nibyo yababwiraga. Yarabwiye ati mugomba no kumva ariko se niba ushinzwe kuvuga rikumvikana nturivuge. Yavugaga ngo ese ugomba kuryumva n'ugomba kurivuga ikosa ni iryanda. Ati uwa mbere n'ugomba kurivuga kuko ugomba kumva ntiyakumvira itavuzwe. Urabyumva ayo bavuze ntaya ngaya nibiriya yatanze. Oya ni wa mweru uturutse bukuru. Yego nese nka turadutsi ku 20 two mu murenge umwe. Gitifu yabuze aho avugira wenda ni umudamu cyangwa se nawe yabanje gutinya abamukuriye yakurikije uko bareba. Habuze undi wavuga ati ahangaha niba avuga ati badufatana ibyemezo dupanga umuganda bagapanga inama twapanga inama bagapanga igiterane hakaburundu bivuga ibyo bintu bikaba none bikakwereka imbaraga z'ababikoze. Yego nyine imbaraga ariko nabo barazihawe. Erega dufite ikibazo cyo navuye ngo amajyaruguru arabemberezwa ntabwo yagiye ahabwa abantu babimerita. Ntabwo yagiye ahabwa abantu babimerita hajya hagendera ku yandi marangamutima ashingiye kuko bameze ku miterere y'ahantu. Akagenda avuga ngo ngiwe gakomanga ku gatuza ntabwo agaragaza ubushobozi arerekana we ngo ngiwe bazanyibonamo. Icyo kintu kirahari idea reka kugira ngo ubyumve neza. Ngiye hari aho ngera nkumva nkashaka gutwarwa. Biriya bintu byabaye kuri iriya nama Kazoza na Gatabazi nta bari bayirimo ariko ibintu byabaye hariya ibintu byabaye hariya niyo mpamvu mvuga ngo amajyaruguru bayagendera buke bari mu maboko atarayabo. Usari kiri gihamye inama ivuga ko umutware waba adahari buriya impamvu nkubwira ngo impamvu nkubwira ngo bagenderejwe make cyangwa barabemberezwa hari indi group ishobora kuba mu kira kintu ibintu bigakomera cyane. Hanabonye nabo wenda reka byoroshye bafatwiye ibyemezo nabyo ushobora gusanga n'ubwo buryo bwo kubabembereza hari impamvu. Urumva agace gafite amateka y'ubutegetsi bwa kera kakagira amateka y'igicengezi nuko gatwara buki sibyo ariko bwa buki nta kuvanaho ijisho sibyo. Rero nabyo perezida avuga
ariko doko buriya ariko reka ntanga urugero nyine nakubwiye ngo Gatabazi y'umuhaye amajyaruguru iwabo Mutsindashyaka ukamuha Uburasirazuba atavukamo Mutsindashyaka agakora neza kurusha Gatabazi bagiye iwabo ukabifata nk'ibisanzwe. Izo ntara se si zimwe ni abaturage bafite ukuntu bafashwe kubabembereza wenda ni tetu cyangwa kubajyana buke ibintu nk'ibyo, ariko hari level batarageraho kuko izindi ntara zo zamaze nk'iki kibazo wenda cy'ubumwe bw'Abanyarwanda hari izindi ntara zifite aho zamaze kugera zateye imbere muri intermarriage gushyingirana, ariko hariya by the way mu bantu bavugwa mu bakono harimo umuntu bivugwa ko yarwanyije ubukwe bw'umwana we ko yashatse mu batari bo, bivugwa ko uwo muntu yatanze logistique yose arangije atega indege aragenda ntiyataha ubukwe bw'umwana we ndacyayatohoza. Urumva aho hantu niba rero ari ahantu intermariage ifatwa nk'ikintu kidasanzwe mu gihe ubukwe ugahita utega indege ari ubw'umwana wawe, mu gihe Uburasirazuba n'Amajyepfo icyo cyakemutse kera na mbere ya mirongo numva manza ari nka muri za 70 cyangwa 60 ahandi biracyari ishyano. Uri kubyumva pa ishyano hari aho biba bigashimwa naho biba bikamaganwa uretse nkubwire ubumwe nyabumwe gushakana kw'abana umusore n'inkumi nuguza imiryango nta kindi kigomba kubibangamira. Izo ntara zindi iyo mvuze ngo Amajyepfo n'Uburasirazuba aho ushobora gusanga cyaramaze gukemuka hariya byaba bikaba ikivugo cyangwa se bikaba igisebo, icyo gihe biba bikiri ikibazo. Nibyo nkubwira ngo hari abantu bagenda bakigaragaza ukundi kuntu umuntu avuga ngo araharanira ubumwe ariko akakwereka ko uwo yashatse ari ukubera gahunda. Iyo umuntu agiye muri public akavuga akavuga statut ethnique y'uwo bashakanye biba bishatse kuvuga iki? Anjye simbyemera. Biba bishatse kuvuga iki? Nuko iyo mariage yayikoze atagetinga ari kubiprova. Yes, ntabwo ari ubumwe rero ubwo ngubwo. Hoya uri kwerekana ngo ndibura mwanya kwa ko nashatse kanyina kada. Ibintu birikora. Urumva? Tugaseka tugakoma amashyi. Oya hari nabandi. Tugaseka hari nabandi. Hari n'izindi fenomene ziza ukagira ngo ni ibisanzwe ariko ubundi zihatse ikindi ntabwo gushakana ko abantu badahuje ubwoko cyangwa akarere cyangwa aho bavuka byakabaye si inkuru pe bapfa kuba ari abantu bazima babyizeho bakabyemeza, ariko undi abigize iturufu yo kujya avuga mu gitaramo, undi abigize urumva niba ngira ngo Nsanzabera yarabikubwiye wa mushakashatsi abwira ko Gihanga ngo mijana wahanze u Rwanda ajya guhuza ibihugu yarababwiye ngo imbaraga za mbere yababwiye ibintu bitatu muri byo harimo gushyingirana niwo murunga w'ubumwe. So rero ntabwo ibintu byo kugiye cya Gihanga ngo mijana kuri uyu munsi byakabaye ibyo vuga ngo abantu barashyingiranwa badahuje inkomoko tutanze igikombe cyabo byerekana ko nta bumwe buhari, cyangwa se barashyingiranye nabyo iyo bibaye agashya nta bumwe buhari, niyo bibaye ishyano nta bumwe buhari. Byagombye kuba ari ibintu bisanzwe biri normal cyane rwose. Ariko niba umuntu akibigira ikivugo ko yashatse mu bwoko butari ubwe inzira iracyari ndende, aracyari mu rugendo. Nubwo aba buhari bwaba buri mekanike. Gusa ahubwo ngenda natunguwe ntabwo narizi ko abantu bakifite iyo mentality. Ubundi nari mbizi kuri ba bantu hari abantu batajya bashyingira. Oya barahari mentality rega narakubwiye ngo regireta aboneka inyuma y'igipangu nanone, ariko guhera mu mutima mu mashuka mu cyumba muri saro mu gipangu habamo byinshi, ni reality habamo byinshi. Nibyo nuko byabaye abantu batashye ubukwe bakajya bibaza atari ko se w'umwana ari hehe bakongorera na tereka tati yafashe rutema ikirere
ati yafashe rutema ikirere yanze gutaha sinakandagira yanze gutaha buno urumva so rero ni inzira ndende wenda soza nashima ikipe buriya ni nk'aho amajyaruguru tuyahaye Minubumwe ibibazo biriyo bireba Minubumwe kandi guverineri ni umukozi wa Minubumwe dabur ni umushakashatsi nibahashyira amaso Minekofine baha amafaranga cyo ndabizi ko nicyo kibazo gihari ko ndabizi ko Minekofine ishobora kuba amafaranga kuko imihigo iri fizike y'ibintu biri palpable ibyumba by'amashuri amaterasi y'indinganire bya bintu uzagenda ugafotora ukerekana bashyiramo amafaranga ariko ibyo Minubumwe ikora ntaho uzafotora oya tuzabibonera ni mu bikorwa tuzabibonera nitagira amafaranga ngo igire ibyo ikora tuzabona izindi nama hazimikwa n'abandi cyangwa byimuke ntibyitwe kwimitwa ibikorwa bya Minubumwe bigaragarira muri efe mu bantu umusaruro abantu babayeho bati sawa ikiza amafaranga yagasabye yagombye kuyabona cyane ko yaje itinze kandi ifite akazi iyo iba yarabayeho mbere iriya nama baraburijwemo ibyo byose dukurikije intego n'umujyo ndetse n'icyo igambiriye gukora amajyaruguru najye ku isonga uyu abashyire ahubwo Minubumwe ibiri bishinge mu majyaruguru departement zimwe zigende zikorere hari yes babanze bahasukure urabivuga ubiseka rega ni ikibazo nawe kubiseka umurenge urimo udutsiko 20 uretse ko ari uriya wavuze ni imirenge ingahe se muri Musanze iyo muri Burera iyo muri Gakenke ko ari umwe wavuze no ngiye ku bwanjye rwose Minubumwe hari amadepartement yagombye kujyana akayicaza mu majyaruguru akaba ariho bakorera naho ubundi tuzabona n'ibirenze ibi cyangwa se bihabe bijye biburizwamo ku mpamvu politiko ou sécuritaire ariko bitavuze ngo bivuye mu bantu Minubumwe ikizakora no kubivana mu bantu naho kubivana kuri tere no mu masare byo inzego zirahari kuburizamo inama ni ibintu bisanzwe gusaba uruhushya ukarwimwa byo bibaho ariko se wapanze inama iyo mwimye uruhushya ntago umuvanyemo igitekerezo cy'inama insanganyamatsiko aracyayifite kandi urabongo wakwica gitera wica ikibimutera numwima uburenganzira bwo kwikorera muri sare azayikorera muri kwasteri nuhagurutsa kwasteri abaretse nuhagurutsa kwasteri imusanze bisi nini y'abantu 60 ikava imusanze izagera Nyagatare batararangiza insanganyamatsiko ikorero tour ubwo bazabikora buryo kubera iki wishe gitera utisha ikibimutera Minubumwe izica ikibimutera ariko inzego z'umutekano n'iza leta zizica gitera no kurandurana n'umuzi niyo mpamvu bagusabye gukora inama ukabima uruhushya bazayikorera muri kwasteri cyangwa bayikorere kuri Zoom ntago habaho kubahima yes kuko igikenewe nuko bibavamo yego ntibyihishe ntibyimukira ahandi bibavemo bamere nk'ahandi naho ubundi bifata nk'ibiteye ubwoba ariko byatewe nuko abayobozi bagiye bagenda mu tuntu n'utundi kwigwizaho imitungo ingeso mbi biravugwa cyane mu majyaruguru bijyanye niyo mpamvu ujya kumva ngo vice mayor ngo yakuriye imisatsi y'umugore ukajya kumva ngo kwa meya bahateye barasa umwana ukajya kumva ngo meya yiyamamaje n'umugabo wari yamamaza ukajya kumva ngo guverineri yagiye gusaba agafamu mu rugo ajya hose twumvise n'ibya visa n'ibiki visa oya n'ibindi bijyanye no kuvuga ngo dore mana yanjye we uriya se navuga ngo iki mana yanjye we oya nubwo hari amahano ni iwacu ntago nahihakana ariko ibintu byarazambye gusa ikibazo byaravugwaga abakabihaye umurongo bo bakabyita ukundi abakabigejeje aho bigomba kugera bakabiheza aho hafi bakatanga raporo iri opposite habanye yes na reality ibimenyetso byari bihari urunguze rwaravuzwe inshuro nyinshi umusaza kabatsi bamushyira mu nzererezi bikarangira aho arekuriwe nyuma y'amezi 3 yaranarenza akaza no gukora impanuka ibindi byarahabaye buriya ugiye ugatera gatebe imusanze wareba uko abantu bajyaga mu kazi uko bakavanwagamo uko service zitangwa uko amasoko atangwa urumva ariko na president yabivuze nyine kumutware bakono yafataga amasoko menshi amasoko yo hafi ya yose si ibyo gusa buri hari n'ibindi rero hari n'ibindi
none se niba abantu batatu bari batatu bo muri Gakenke wambaza mu gikari nanjye nkakubwira iriya shene sinahakoreye se 2016 2018 iriya shene yo muri Gakenke iriya trinome wa mugani wa Gatete wambwira ngo uwo bavugaga ngo arahita hari icyamusibya uwo bavuga ngo nimumukingurire yakwinjira byakuza abantu bareba cyane sibyo ari byo musabye Imana yavuze ati twose twabibayemo usabye imbabazi yasabye imbabazi pe nabandi nabamubanjirije nabamusibye kwemera icyaha so rero urumva birakenewe ntusezere ntashimye ariko conclusion ibaye iyuko shima dusoze conclusion nuko Minubumwe yimukira mu majyaruguru yego ngira ngo ni icyo ngicyo ndetse na gushimira mpini aho ngaho yes ahubwo wenda waruvuze uti nanjye ndashaka no gushima dusoza gushima n'abafatanya bikorwa baba bahari benshi New Cogamu Abani hari n'ahandi mu Gatenga ahantu hari amafu n'amafunguro ku mubumbi Jupiter ni umubumbi wa gatanu akaba ari nawo munini aho hantu fisi ntago uzamucika bagira na speciality yitwa ashobora kutamuzana ariko amafunguro yakamuzana bagira amafunguro bita umubumbe rero naho tukatwasuhuze n'abandi adekoro n'abafatanya bikorwa beza na Kotraf abo ngabo n'abantu tuzajya dukorana abafatanya bikorwa banjye Karegeya ariko na pano yanjye ubwo n'abafatanya bikorwa banjye yes so rero tukomeza tushimira n'abadukurikira ibiganiro binyuranye bajye baduha ibitekerezo baduha inyunganizi dufatikanye kubaka umunyarwanda dushoboye kuko hari igihe tuzabigerageza bigajya bipfiramo hagati oya ni ugukora uko ushoboye nibyo n'abandi bazagira aho bakomereza tubyina tuvamo mwakoze cyane ndagushimiye asante